Reka twongere tubasuhuze twibifuriza amahoro y'Imana no kumererwa neza aho muherereye hose. Twizere ko mwamaze gukora subscribe kandi nawe utarayikora akanya keza ko kwikorana akangaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha ushaka kumenya ko utwite. Twavuga nko kujya kwa muganga ugatanga ibizamini bisabwa kugira ngo bapime ko utwite cyangwa se udatwite. Ukaba kandi wajya no muri farumasi ukagura agakoresho bakoresha bapima ko umuntu atwite. Akangaka nawe ubwawe ushobora kukikoreshereza. Rero reka turebere hamwe ubundi buryo ushobora gukoresha ukamenya yuko utwite cyangwa udatwite utiriwe ujya kwa muganga. Tekereza ubaye uri ahantu kubona ubuvuzi bugezweho bidashoboka. Bivuze ko no kujya kwa muganga ngo wipimishe ko utwite nabyo biba bitagishobotse. Mu gihe bimeze gutya, ni iki wakoresha ngo umenye yuko utwite? Aha uburyo buhari bwo gukoresha ni uburyo bwa gakondo kandi nabwo butanga ibisubizo byizewe. Tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha umunyu ugapima ko utwite cyangwa udatwite wibereye iwawe mu rugo. Ubu buryo tugiye kurebera hamwe usibye ko bunahendutse, bunatanga igisubizo mu ibanga kuko ari wowe ubwawe uba wabyikoreye. Uburyo bwo gupima ko utwite ukoresheje umunyu, icyo ugomba kuba ufite cya mbere ni umunyu hamwe n'inkari z'uwo ushaka gupima mu gihe atari wowe ushaka kwipima. Ugakenera n'agakoresho kareberana kandi gasukuye. Aha ngaha turaza gukoresha nk'iki kirahure, iki ngiki banywesha inzoga, cyangwa se ka gakombe kandi ka plastique bakoresha banywa amazi. Ugakenera kandi n'agakoresho gasukuye uri buze gukoresha uvanga. Mu gihe utwite, umusemburo witwa human chorionic gonadotropin ugaragara mu nkari z'umugore utwite, iyo wivanze n'umunyu mbese bigakora icyo bita reaction. Aha igisubizo kiba positive, uba utwite. Iyo udatwite rero nta reaction ibaho kuko uravanga, ariko wa munyu washyize mu nkari ntago wivanga, ni uriya musemburo wa human chorionic gonadotropin kuko ubusanzwe uba mu nkari z'umugore utwite gusa. Icyo gihe igisubizo kiba kiri negative, ntago uba utwite. Reka turebe uburyo bikorwamo intambwe ku yindi. Ibikenewe kugira ngo dukore ubu buryo, icya mbere ni umunyu, icya kabiri ni inkari zo gukoresha, icya gatatu ni agakoresho kareberana kandi gasukuye. Twavuze yuko ni byiza gukoresha nk'iki kirahure bakoresha banywa inzoga. Icya kane ni isaha. Uko bikorwa ni uku nguku. Icya mbere, fata ka gakoresho kareberana, ikirahure, ushyiramo inkari ushaka gupima. Aha batubwira ko ari byiza gukoresha inkari umuntu yihagaritse mu gitondo akibyuka. Icya kabiri, muri izi nkari umaze gushyira muri ka gakoresho wahisemo, ongeramo ibiyiko bibiri by'umunyu. Uyu munyu turi kuvuga ni uyu nguyu dukoresha duteka witwa sodium chloride. Icya gatatu, niba wamaze gushyiramo ibiyiko bibiri by'umunyu, vanga neza ku buryo byivanga. Icya kane, tegereza iminota hagati y'3 n'5 nibura igihe wamaze kuvanga byivanze neza. Utegereze kureba impinduka zibaho izo arizo. Impinduka zibaho iyo ukoresheje uburyo ni izi ngizi. Iyo ubonye ka gakoresho washyizemo inkari hanyuma ukongeramo umunyu ukavanga, byahinduye ibara bikamera nkaho ari fromage cyangwa se bikagira ibara rimeze nk'amata. Iki ni igisubizo cyerekana yuko ari positive. Aha ngaha uba utwite. Naho iyo nta mpinduka yabayeho bikaguma kwa kundi wabivanze bimeze, aha ngaha ntago uba utwite. Hari umubare w'abantu benshi bakunze kwibaza niba uburyo butanga ibisubizo byizewe 100%. Kimwe n'ubundi buryo bugezweho bakoresha bapima, ntabwo nabwo butanga ibipimo byizewe 100%. N'ubu rero bwo gupima ukoresheje umunyu, abahanga bavuga ko bitanga ibisubizo byizewe ku kigero nibura kiri hagati ya 97% kugeza ku kigero cya 98%. Ikintu cyonyine gishobora gutuma utabona igisubizo cy'ukuri ni igihe wakoreye iyi test. Kugira ngo ubone igisubizo cy'ukuri kandi cyizewe, ugomba kuba uzi neza ko hashize nibura iminsi 5 hamaze kubaho icyo bita egg fertilized, guhura kw'intangangore n'intangangabo. kuko hagati y'iminsi 10 na 14 nibwo umubiri utangira gukora umusemburo witwa human chorionic gonadotropin wivanga n'umunyu tuba twakoresheje.
hanyuma bigatanga igisubizo kiri positive, igisubizo cyerekana ko utwite. Ni byiza cyane rero gukoresha uburyo bwo kwa muganga kuko ari bwo buryo twagakwiye kwizera kuruta ubundi bwose, kuko uretse yuko ari n'uburyo bukwiye kwizera kuruta ubundi bwose, kwa muganga ni naho tubonera inama z'ukuntu tubyitwaramo bitewe n'igisubizo tuba twabonye. Tukwibutse iyi ngiyi ni Ingando online. Niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora ni aka ngaka kugira ngo nawe ujye mu bantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyiraho ako kanya. Kandi uramutse unakeneye gukurikira ibiganiro byacu mu buryo bwanditse, wajya ku rukuta rwacu rwa Facebook rwitwa Ingando online, hanyuma ugakora like. Icyo gihe uzaba ugiye mu mubare w'abantu babona ibiganiro byacu mu buryo bwanditse. Turabashimiye.